urugo ni umugambi w'Imana. Urugo ntabwo ari umugambi uturuka ku bantu. Imana iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ntabwo ari umuntu wazanye icyo gitekerezo, n'Imana yazanye icyo gitekerezo. Urugo rero ruturuka ku bushake bw'Imana, ntabwo ruturuka ku mugambi w'abantu. Cyo gituma Imana ishyigikira urugo, Imana ishyigikira umuryango, Imana yita ku muryango, Imana ikunda urugo cyane. Urugo rero ruhagaze mu kuri, Imana irarwishimira. Ariko urugo ruhagaze mu kinyoma ntibijya bishoboka ko rubaho. Ruhora ruhungabanywa n'imiyaga, ruhora rugirana amakimbirane kubera ko rutubatswe mu kuri. Ukuri niko kubaka urugo rero. Ukuri, umuntu ufite ukuri, urugo rwe rurakomera. Umuntu ufite ukuri abana n'umugore w'amahoro. Umuntu ufite ukuri ahora anezerewe mu rugo. Umugore ugira ukuri ahorana amahoro mu mutima we, nta rwikekwe agira. Umugabo ugira ukuri ataha yumva yishimye kubera ko nta kindi kintu kiri mu mutima we. Amazina nitwa Rene Ndahiriwe, nkorera mu buyobozi bwa Posozi, urusengero rwa Nyaruhire, umurenge wa Rwamiyaga. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Ijambo nateguye riravuga ngo ukuri niko kubaka urugo. Tubone ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Yohana 14 n'umurongo wa mbere, atubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Tubona rero tubona Yesu ari we kuri rwose. Uko kuri rero ni nako kwashobora kubaka n'urugo. Ukuri iyo kutabonetse mu rugo, urugo ntago rwashoboka kuboneka. Urugo ruboneka ahari ukuri, ahatari ukuri urugo ruba rumaze gusenyuka. Tubona ijambo ry'Imana, abantu bagiye bagaragaza ukuri, abantu bagendeye mu kuri ni nabo babashije kugendana n'Imana. Ariko abantu batagiye bagaragara mu kuri ntago bigeze bagendana n'Imana. Ndabona turaza kuvuga ku mago abiri, tuvuge ku rugo rwa Adamu, tuvuge no ku rugo rwa Ananiya. Rwagiye rugaragaramo ikinyoma ariko ntirwubakika. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo urugo rwateguwe n'Imana, urugo ni umugambi w'Imana. Urugo ntabwo ari umugambi uturuka ku bantu. Imana iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ntabwo ari umuntu wazanye icyo gitekerezo, n'Imana yazanye icyo gitekerezo. Urugo rero ruturuka ku bushake bw'Imana, ntabwo ruturuka ku mugambi w'abantu. Cyo gituma Imana ishyigikira urugo, Imana ishyigikira umuryango, Imana yita ku muryango, Imana ikunda urugo cyane. Urugo rero ruhagaze mu kuri, Imana irarwishimira. Ariko urugo ruhagaze mu kinyoma ntibijya bishoboka ko rubaho. Ruhora ruhungabanywa n'imiyaga, ruhora rugirana amakimbirane kubera ko rutubatswe mu kuri. Niba ushaka kubaka urugo uri umusore, niba ushaka kubaka urugo uri umugabo usanzwe mu rugo rwawe, rwubakishe ukuri. Bwira mugenzi wawe ukuri, nawe akubwira ukuri. Nimujye muvugana mu kuri, ahatari ukuri urugo ruba rwubatse ku musenyi. Iyo abantu babana bazabana igihe cyose bakaba banabana, ntibagaragare mu kuri, urugo rwabo ntago ruba rwubakitse. N'abana bazabakomokaho bazaba batubakitse. Ariko urugo rugaragaza ukuri rugitangira, ruzanasoza ruri mu kuri. N'umuryango uzakomoka muri urwo rugo uzabingira akamaro mu gihugu no mu bindi bihugu byose, kubera ko uzaba ukomotse mu rugo ruri mu kuri. Nabo mu kazi bazakora bazaba ari abanyakuri, ndetse bazaba ari abizerwa kubera ko bavutse mu muryango uri mu kuri. Ariko amago yubakika atari mu kuri aba yubatse ku musenyi, n'abakomoka muri ayo mago nabo ntabwo baba bizerwa mu gihe cyabo. Avuga ngo amago yarigeze umugabo ufite umugore, shakisha ukuntu wabwira umudamu wawe ukuri, wigira ikintu muhisha. Umugore, shaka ukuntu wabwira umugabo wawe ukuri. Niba hari icyo wajyaga wumva utamubwiza ukuri, menya ko ishyerezo azakimenya, kandi iyo amaze kukimenya ubwo abamaze kukuvana mu bizerwa, kandi yamaze kukuvana mu bizerwa ubwo urugo ruba rwamaze guhura n'ikibazo. Amakimbirane tugenda tubona muri iki gihe araturuka ku mago atari mu kuri. Niba umugabo agiye ahantu, umugore akagenda avuga ati sinamenya aho yaraye, sinamenya ahantu ari, sinamenya ibyo arimo, kuko ntamwizera, ntazi ko agira ukuri. Ariko umuryango niba ufite ukuri, umugabo akaba afite ukuri, niyo yabwira umudamu ati nagize impamvu runaka, ashobora kubyemera kuko azi ko ari umunyakuri. Umudamu ntabwo umugabo yamwemera amubwira ati nakererewe ahantu, nta kuri yigeze amwereka kuva mushatse.
nta kuri yigeze amubonamo, bakabana buri muntu akeka mugenzi we, buri muntu nta wizeye mugenzi we, ugasanga urugo ruhoranamo amakimbirane, bahora badahuza kubera ko nta wigeze agaragaza ukuri. Bisobanura ko urwo rugo rutubatse mu ijambo ry'Imana, bisobanura ko urwo rugo rutubatse ku kuri, rwatandukanye n'ubushake bw'Imana. Tubona uyu mugabo Adamu urugo rwe rujya gusenyuka, rwashenywe n'ikinyoma. Umwanzi yaciye hasi, Imana yarabahaye amahoro, ibaha ubuzima bwiza, ibaha kudahangayika, ibaha gutuza, ariko ikinyoma kimaze kubinjiramo, umuhangayiko buraza, amahoro arabura. Batangira kubona ko bambaye ubusa, umwe areba mugenzi we ko atambaye, ariko igihe bari muri ya mahoro, Satani tarazana ikinyoma, nta wamenyaga ko mugenzi we atambaye. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro 2:15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ayihingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi urya imbuto zacyo uko ushatse, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza ntuzakiryeho. Ntuzakiryeho. Imana ibwira Adamu iti ntuzakiryeho. Imana yaramusobanurira amuga ati hari igiti kimenyesha ikibi n'icyiza ntuzakirye. Ariko ikinyoma kigiye kuzana none kiza kivuga ngo barakubeshya, ngo no gupfa ntabwo uzapfa. Iyi kinyoma kiba kinjiye mu rugo, kimaze kwinjira mu rugo, urugo rwa Adamu rurasenyuka. Icyo cyanditswe na none tukibona 3:4 muri icyo gitabo aho wari uri. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Gupfaho ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi muzakiryaho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari cy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha ikibi umuntu, kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocera. Ariko Imana irema uru rugo ntabwo yari yarateguye ko bazari mu bucocera. Imana irema uru rugo ntabwo yateguye ko bazabona ko bambaye ubusa. Imana irema uru rugo yaruhaye amahoro, ibashyira muri Adeni, ibaha gutuza. Ariko ikinyoma kiraza kirabasenyera. Ikinyoma kimaze kuza nibwo umwe yabonye ko yambaye ubusa. Ikinyoma kimaze kuza nibwo batangiye kuzana umuruho. Ikinyoma kimaze kuza nibwo umuhangayiko wamaze kuza. Uru rugo rwa Adamu Imana yarwubatse itazi ko ibibazo bizaza, ariko ikinyoma kimaze kwinjiramo urugo rurasenyuka, amahoro arabura, umuhangayiko uraza. Buri muntu atangira kwirebaho, atangira kubona ko nta kuntu babaho batambaye, nta kuntu babaho batarya, nta kuntu babaho, batangira guhangayika kubera ko ikinyoma cyari kimaze kuza muri uyu muryango. Ikinyoma rero kimaze kugera mu rugo, umuhangayiko bamaze kwinjira. Ikinyoma kimaze kugera ku mugabo n'umugore, kwizerana kuba gushize. Ikinyoma kimaze kugera mu babana, abantu bose muri uwo muryango babura amahoro, kuko ikinyoma cyamaze kuhagera. Ikinyoma gituruka kwa Satani. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani ni se w'ikinyoma. Ikinyoma iyo kimaze kugera mu rugo rero, umuryango ububuza amahoro. Bantu bashakanye, bantu bategura gushakana, niba utereta umukobwa wibaza kuzamushaka, wimubeshye, mubwiza ukuri ukuri, mubwira uti uko mbona nuko, wirenzaho ibyo udafite, mubwiza ukuri, rwa rugo ruzakomera. Ariko niba ugiye kwishyira ku bitari ibyo ufite, kumubwira uti iyi modoka wayitiye, uti ni iyanjye, uyu mwenda nambaye, isuti ndambaye ni iyanjye, nayo wayitiye, mubwira uti nayitiye, ngiye ntayo mfite, akwemere. Ariko amago tubona muri iki gihe y'abana batoya yubatse ku kinyoma. Igihe kimaze kugera rero umukobwa akagutahura, burya kukwizera babishize. Iyo umuhungu amaze kugutahura, kukwizera kuba gushize, urugo ruba rutangiye guhangayika, amahoro abatangiye kubura mu rugo, urwikekwe ruba rutangiye kuza.
numubwira uti ngiye ahangaha ntabwo ari buhemere, numubwira uti nakererewe nkora ibi ntabwo ari bubyemere, kubera ko wamubeshye na mbere mujya gutangira kubaka urugo. Urugo niba ushaka kubaka urugo wirwubakira mu kinyoma, rwubakire mu kuri. Imana niyo itanga umugisha. Igihe ikintu kitaraza kireke kizaze mu gihe cyacyo, wikwishyiramo igihe kitaragera. Niba ushaka gutereta umukobwa mutereta, umubwize ukuri, umubwire ibyo ufite. Niba uri umukobwa bwira umuhungu, umubwire uti ubwo mbona ahangaha hari umwana mfite, wimubwira ngo ubwo mbona ahangaha ndacyari umukobwa. Ejo nibimara kugera azabimenya, numara kugeraho imyaka ingahe azabimenya. Ubwo amahoro abarabuze mu muryango. Ukuri ni ukuri, mureke ukuri kubake umuryango, mureke ukuri kubaka urugo. Ahatari ukuri urugo rurasenyuka. Ahatari ukuri abantu babana nta wizera mugenzi we. Ahatari ukuri abantu babana muri muntu akeka mugenzi we ibyo atakora, kandi kubera ko nta kuri yigeze amubonana. Niba ubayeho mu buzima bugurisha imyaka, yigurishe uvugisha ukuri. Niba ubayeho mu buzima aho wungukira hose, habwire mugenzi wawe, amenye ngo uvugisha ukuri. Niba ukuri mwarakubuze mu muryango, nimwicare muganire ukuntu ukuri kwaza mu muryango, musabane imbabazi, ukuri kuboneke hagati yanyu mwembi. Ahatari ukuri nta n'umuntu wabasha gukemura icyo kibazo. Njya mbona kenshi abantu bibwira ko gutandukana ari byo bishobora gukemura ikibazo. Gutandukana ntibikemura ikibazo, nanone bisenya umuryango. Abantu bicaye bakabwizana ukuri nibyo bishobora gukemura ikibazo, kandi barangiza bagasabana imbabazi, ikibazo gishobora gukemuka. Ariko hatari ukuri ntabwo byashoboka ko urugo rwakubakika. Nabuze ngo urugo rwaba rwubatse ku musenyi, ntabwo rwaba rwubatse ku rutare. Niba urugo rwubatse ku ijambo ry'Imana, rukaba rwubatse ku mwami Yesu, rwubakiye ku mwami Yesu, rwubatse mu kuri. Niba urugo rutubatse mu kuri, rutandukanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Yesu niwe kuri. Aho abashakanye rero bahagaze mu kuri, urwo rugo ntabwo ruzabananira. Mwikangwa n'ubukene ngo hari ubukene, ngo hari ubuzima tutishimiye, ariko urugo rurimo ukuri, Imana ishyigikira wa muryango, Imana ishyigikira rwa rugo. Tubona umugabo hano witwa Ananiya uri mu Byakozwe n'Intumwa, urugo rwe rwashenywe n'ikinyoma. Nadusomere Byakozwe n'Intumwa 5:1. Ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. Agura isambu, gabanya ibiguzi byayo, umugore we abizi. Maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigira igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukifite ntiyari yawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ibyigengaho? Ntibyari ibyawe. Ananiya nuko yashenye umuryango kubera ikinyoma kinjiye mu buzima bwe. Arangije aganira n'umugore we, aravuga ati tugende tubeshye. Ntabwo yari azi ingaruka izaturuka mu kinyoma. Yari azi ko bazavayo amahoro, bakaza bakaguma mu rugo rwabo amahoro, ariko nyuma y'ikinyoma hari ingaruka. Komeza. Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo, aragwa umwuka urahera. Babyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, niki gitumye uhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge byamaze guhamba umugabo wawe, bigeze ku muryango, nawe birakujyana. Yesu ashimwe. Uru rugo rwa Ananiya rwashenywe n'ikinyoma. Ananiya ntabwo yari azi ingaruka y'ikinyoma. Yari azi ko bari butahe bakongera bakisubirira mu buzima
ubwo bari barimo, ariko habonetse ingaruka, yarapfuye n'umugore warapfa, uyu muryango ntabwo nzi ahantu wasigaye, bishwe n'ikinyoma. Yesu ashimwe. Ndabwira abankurikiye, abasore benda gushaka, bashakanye, amago yanyu niyubakike kandi yubake mu kuri. Nimutandukana n'ukuri ryo jambo ry'Imana, amago yanyu azaba yubatse ku musenyi, ariko urugo ruzahagarara mu kuri ryo jambo ry'Imana ruzakomera, n'amafaranga azaza. Bibiliya irambwira ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye ndetse n'ubutunzi, ariko ikinyoma ntabwo kijya cyubaka urugo. Aho uzasanga umugabo n'umugore babana nta kuri guhari, uzahasanga amakimbirane, uzahasanga amahoro makeya, uzasanga abana kutishimirana, kubera ko urugo rubuze ukuri. Ariko umuryango ufite ukuri, Imana yitegura no kuwuha umugisha. Yavuze ngo kuba ukubayeho kose, Imana irakuzi. Niba ugiye gushaka umukobwa, abasore bankurikiye, niba ugiye gushaka umukobwa, mubwire ukuri kwawe, mubwire ubuzima bwawe, abwinjiremo abuzi. Umukobwa nabwire umuhungu ukuri kwe, umuhungu amushake amuzi. Wigira ibintu umuhisha ngo ejo numara kugera mu rugo abibone, namara kubibona urugo rusenyuke. Nurangiza utangire gutegura kuvuga ngo niyo nakwiyubakira ngo ntacyo naba. Urugo Imana irarukunda kandi iranarushyigikira. Abankurikiye, amago muyubakishe ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'ababanye, ukuri kw'abakundanye, ukuri kw'abasangira. Iyo abantu basangira bakaburana ukuri, no mu Banyarwanda umugani baravuga ngo bita n'ibisambo. Iyo ukuri kubuze rero mu bantu babana, ukuri urugo ruba rumaze gusenyuka. Iyo usanga aho uzasanga umuryango wose utagira ukuri, buri muntu akeka mugenzi we, buri muntu yumva mugenzi we ibyo avuga atari ukuri, uzasanga amahoro makeya muri urwo rugo, uzasanga amahoro make muri uwo muryango, kubera ko nta wizeye mugenzi we. Abankurikiye n'abakijijwe bazi ijambo ry'Imana, mugende mwicare, mujye ahantu nimurangiza mwikosore, mubabarirane, mutangize urugo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri ni kujya kugerekwaho ikindi kintu, ukuri guhora kwihariye konyine. Kandi iyo ugize ukuri, umugore arakwizera, iyo ugize ukuri, umugabo arakwizera, aranakuburanira akavuga ati ibyo mumuvuga ntabigira, kubera ko muzi ko ari umunyakuri. Rero ndavuga ngo urubyiruko bategura gushakana n'abashakanye, amago yanyu muzayubake mu kuri. Niyo utegura gutereta umukobwa ari ikinyoma, urugo uzaba urwubakiye mu kinyoma, nta nubwo ruzamara imyaka myinshi. Ariko nutegura gutereta umukobwa umubwiza ukuri kukuri, urugo ruzakomera, ubutunzi n'ibyubahiro Imana izakiguha, kubera ko wahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi Imana ntizaguhana ngo nuko uri umukene, hagarara mu kuri. Ukuri niko kubaka urugo. Rero ukuri, umuntu ufite ukuri, urugo rwe rurakomera. Umuntu ufite ukuri abana n'umugore w'amahoro. Umuntu ufite ukuri ahora anezerewe mu rugo. Umugore ugira ukuri ahorana amahoro mu mutima we, nta rwikekwe agira. Umugabo ugira ukuri ataha yumva yishimye, kubera ko nta kindi kintu kiri mu mutima we. Abankurikiye rero mbaga nahina iri jambo ry'Imana. Uyu mugabo Ananiya, urugo rwe rwashenywe n'ikinyoma. Abana basigara aho ngaho gusa, umugore arapfa, umugabo arapfa, urugo rusigara aho ngaho rushengwe n'iki n'ikinyoma. Urugo rwa Adamu rwashengwe n'iki n'ikinyoma. Aho ikinyoma cyageze urugo rurasenyuka, nta mahoro aba gihari. Ariko navuga ngo mwirinde ikinyoma mu bashakanye, mwirinde ikinyoma mu benda gushakana, mukirukanire kure, kirasenya, mucyange kirasenya. Mukurure ukuri kuzana amahoro mu muryango, kuzane n'ubuzima bwiza mubo mubyara nabo bazabakomokaho bose. Navuze ngo umwana yavutse mu muryango ufite ukuri, ejo aba umwizerwa mu muryango, akaba umwizerwa mu gihugu, akakenerwa n'abantu benshi, kuko yavutse ku rufatiro ruri mu kuri. Rero abantu bashakanye n'abenda gushakana, mumenye ko inyuma yanyu hari undi muryango uzakenerwa n'amahanga menshi nangwa se n'igihugu. Yesu abampera umugisha. Kadusenge. Turagushima Mana isumba byose, tugushimiye uyu muryango, tugushimiye iri jambo, tugushimiye imbaraga zawe Mwami w'abami zituruka mu ijambo ry'ukuri. Reka ukuri kugaragare mu muryango, reka ukuri kugaragare mu rugo, reka ukuri kugaragare mu bashakanye. Ukuri kwawe Mwami w'abami ariko kubaka imiryango myinshi yasenyutse. Ndabakuragije mu izina ry'umwana wawe Yesu. Amen.